kubwiriza ariko kubera ko ukiriho mu mahirwe Imana yaguhaye uyu munsi wa none Imana ivuganye nawe muri kino giterane yaguhaye kubaho ngo ugire umumaro mu gihugu ugire mu itorero ugire mu muryango hashimwe Imana rata mubwire ngo amen amashi amen amashi amashi komeza amashi amashi iyombimenya 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 cyagenda tayana gufata Yesu harakibindagaza nifatira Yesu tukabana karamata iyombimenya 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 cyagenda tayana gufata Yesu harakibindagaza nifatira Yesu tukabana karamata cyagenda tayana mubusanga cyagenda tayana mubujura cyagenda tayana mutsangano chewe iyombimenya 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 kare iyombimenya
mugenzi uzatuza imiyaga izatuza amarira uzayahozwa ishavu n'agahinda bizaje amahoro y'Imana azakuza humura mugenzi uzatuza ibyago n'amakuba byicaye uraryama ariko ntubona ibitotsi ndakubwire mugenzi ntihumure iyo miyaga nayo izatuza niba Yesu ari we wabyivugiye kandi ni we wabyivugiye ati yemwe abarushe n'abaremerewe yego muze mutsange abazi icyongereza bo barabivuga mu cyongereza yemwe abarushe n'abaremerewe s'il ibyago n'amakuba byicaye uraryama ariko ntubona ibitotsi ndakubwire mugenzi ntihumura iyo miyaga nayo izatuza imiyaga izatuza amarira uzayahozwa ishavu n'agahinda bizashira amahoro y'Imana azakuza humura mugenzi uzatuza harubwo wateze n'ubwizanye ndabizi birakugoye humura iyo miyaga nayo izatuza kandi suma ikiwa mukobwa abazimu bashi Yesu yavuze ngo yemwe abarwaye n'abarusha n'abaremerewe musubiremo numve Yesu yavuze ngo izo ndwara zawe uko zaba ari amarozi zaba ari zipfuye amagara n'iziza Yesu aragukiza mentona uburwayi ndabizi burakaze hari ubwo watezwe n'ubwizanye ndabizi birakugoye humura iyo miyaga nayo izatuza imiyaga izatuza amarira uzayahozwa ishavu n'agahinda bizashira amahoro y'Imana azakuza humura mugenzi uzatuza Imana yacu we iratabara barutumaya we yaratabawe mwene Yayiro yaratabawe umunsi wawe nugera mugenzi isaha nizare muzatabarwa Imana yacu we iratabara barutumaya we yaratabawe mwene Yayiro yaratabawe umunsi wawe nugera mugenzi isaha nizare muzatabarwa mwene Yayiro yaratabawe nabarutuma yaratabarwa mwongereho na mwene ndababonye naratabawe imiyaga izatuza amarira uzayahozwa ishavu n'agahinda bizashira amahoro y'Imana azakuza humura mugenzi uzatuza genda ubabwire nibanga barorere genda ubabwire nibanga barorere genda ubabwire nibanga barorere genda ubabwire nibanga barorere Israeli nacunguye bwoko namenye izina kandi nkabatoranya nimuhumure n'abatabaye Yakobo wowe namenye kandi nkakubumbabumba Uwiteka aravuga ati witinya waracunguwe baririmbye muri hano mwitinya mwaracunguwe baririmbye muri hano mwitinya mwaracunguwe bakiristo muri hano mwitinya mwaracunguwe
kiravuga iti ndi kumwe namwe bwoko bwawe nubwo hari ibikomeye nanjye nzabarengera bwoko bw'Imana muri hano mutega amatwi munyumve Imana yabahamagaye niyo kwizerwa irakomeye yugayo yarivugiye iti mwana wanjye nunyura mu mazi ntabwo azagutembana mwana wanjye nunyura mu mazi ntabwo azagutembana mwana wanjye nunyura mu muriro ntabwo uzashagaraye ariko dirija mwana wa mama washute uwo muriro wagutwika waba umeze ute uri kumwe na Yesu washute uri kumwe na Yesu niyo yaba ari amatanura 700 kuba na 7 ngo ni 800 acenge ariko mupfa kuba uri na Yesu gusa waje naho ikirunga cyakurukira ayo ndangije gusobanukirwa ntabwo washa umuriro utarabaho Yesu yariho n'ukwipimana amen umuriro utarabaho Yesu yariho washute kandi hari uwinjira ngibyawe bizahicaye kamabwira aho bizaca yego sha hahandi ho Yesu yagize aho Yesu yinjiye muri Mariya Yesu yinjira muri Mariya yego dereja we Yesu yinjira muri Mariya kandi Mariya ntabwo yari yakaryamanye n'umugabo ariko Yesu arahacisha arahaca aramutwita amezi 9 aravuka yigira umuntu aho niho ibyawe byiteguye guca haleluya aho yaciye muri Mariya bwoko bw'Imana muri hano mutega amatwi munyumve Imana yabahamagaye niyo kwizerwa irakomeye yugayo yarivugiye iti mwana wanjye nunyura mu mazi ntabwo azagutembana mwana wanjye nunyura mu muriro ntabwo uzashagaraye Imana yacu iravuga iti ndi kumwe namwe bwoko bwanjye nubwo hari ibikomeye nanjye nzabarengera mutima kandi uri uwo kubahwa mwana wanjye humura nanjye nzakurengera ubu turi inkoramutima z'Imana ubu twebwe turi inkoramutima z'Imana uyu mugabo ntabwo atagaciro Yesu jya nibuka tubwira muri 1996 ngo nzabakuza nyakubahwa Bishop Ruta muri 1996 tuvuye Kongo turi ahantu bita ku Kagano ku ikanisa Imana yaduhaye ikatubwira ngo ni Sinai ya Hoziyana yaratubwiye ngo izadukuza no kuri Imana ariho dutahutse gitwicazanye n'ibikomango itugezaho tutabasha kwigeza ibyacu wowe ubizi neza ubizi neza iyarakwa ni wowe ryashyiwe ibiragukoresheje ngo dukore amarushanwa mu bukidiko tuba bambe icyo gihe dukora amarushanwa bavuga ngo korari zizaba iza mbere zizimbika Musenyeri Musha nta wundi rero yari rucahana yari rucahana uyu dukorera igasebe yatuba bambe tugeze mu gitare tuba bambe nitwe korari twakiye rucahana haleluya kubera twicaye ku isezerano ry'izatu aturyamisha na heza aturyamisha na heza sha twararanye n'abaturutse Masindi haleluya reka tubivuge yicaye nyakubahwa iratubwira ngo nzabakuza mbicazanya n'ibikomago mbagezaho mutakwigeza haleluya tugiye icyango gutwibwira ngo naho tugiye icyango ngo turibwira ngo naho tuvuye icyango ngo batujanye Masindi gitara turibwira ngo naho Masindi gitara twibwira ngo naho
haleluya Amen. itariki tutazibagirwa 2005 haleluya Amen. haleluya Amen. imana irongera irabakoresha mutwohereza Amerika wambere y'inkora mutima kandi uruwa kubahwa mwana wanje humura nanjye nzakurengera nzayikorera abadashaka barorere aho yankuye nicyo uhaze abadashaka barorere aho yankuye nicyo nzayikorera abadashaka barorere aho yankuye nicyo uhaze abadashaka barorere aho yankuye nzayikorera abadashaka barorere aho yankuye nicyo uhaze
Imana iri kumwe natwe ari hewe oh ari hehe umwami ari hehe Yesu amazina ni Hakizimana Jean Baptiste bakunda kuvuga ngo ni Jean Baptiste Papa Bolingo kansabe Bolingo basuhuza Hallelujah. My name is I come from Kigali. Karame nanje naje Karame nanje naje ayiwe karame nanje naje Karame nanje naje amashi karame nanje naje Karame nanje naje ayiwe karame nanje naje Karame nanje ayiwe karame nanje naje Karame nanje ayiwe karame nanje naje ayiwe karame nanje naje Karame nanje ayiwe nzanywe no kugushima Karame nanje ayiwe karame nanje naje Karame nanje oya nimundeke mbivuge twabivuze turi mu rusengero ntibabyemera tubivuga turi mu cyumba gusenga ariko ntibabyemera twamanutse mu mazi turimo dusenga turabivuga ntibabyemera none twaje mu giterane duteraniye ku isoko Yesu we ayiwe nimundeke mbivuge oya nimureke tubivuge oya nimureke tubivuge abashumba bateranye mureke tubivuge mukomere Imana amashyi hari abantu banze kubyinira Imana bakajya babyinira inzoga bakavuga ngo kwa Yesu niho bayumvise ikinyamara Yesu yaraturuhuye mureke mbivuge oya nimureke tubivuge Yesu yaraturengeye Yesu araruhura data we yadukuye mu kabari mureke tumutambire karame 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 ayiwe nimundeke mbivuge abo yakije ibitabi mu muhereza icyubahiro abo yakuye mu kabari nimwongere mu mushimire Yesu araruhura data we mukomere Imana amashyi nanone kirakanyagwa mureke tubirwanye ibiyobyabwenge biragatsindwa bitwangirije abana bigasenya imiryango mureke tubirwanye ibiyobyabwenge biragatsindwa si ikintu kiba mu bantu n'icyago kirakanyagwa mureke tubirwanye ibiyobyabwenge biragatsindwa bitwangirije abana bigasenya imiryango mureke tubirwanye ibiyobyabwenge biragatsindwa dutabaze ruhanga uwahanze amahanga azaza bihangure ibiyobyabwenge biragacika dutabaze ruhanga uwahanze amahanga azaza bihangure ibiyobyabwenge biragacika ntibiruhura ahubwo birahura ibihamya birahari Yesu ni karuhura ibihamya ndabifite Yesu ni karuhura imufashe babyeyi tubibwira abana bazabibwira abandi uwaretse amashuri agasiga umuryango
akajya ku muhanda kubera ibiyobyabwenge afatwa nk'uwapfuye kandi akiri muzima bidutera agahinda kandi ukiri muzima mufashe ababyeyi tubibwira aba bana bazabibwira abandi uwaretse amashuri agasiga umuryango akajya ku muhanda kubera ibiyobyabwenge afatwa nk'uwapfuye kandi akiri muzima bidutera agahinda kandi ukiri muzima dutabaze ruhanga uwahanze amahanga maze azabihangure ibiyobyabwenge biragacika ntabwo bari kukubwiriza ariyo kubera ko ukiriho mu mahirwe Imana yaguhaye uyu munsi wa none Imana ivuganye nawe muri kino giterane yaguhaye kubaho ngo ugire umumaro mu gihugu ugire mu itorero ugire mu muryango hashimwe Imana rata mubwire ngo uracyariho vuga ngo ndacyariho n'ibyo mwahuye uracyariho n'intambara mwahuye uracyariho n'ibyakurwanyije uracyariho nimunyumve n'Imana iba mu Rwanda uracyariho mubwire buhoro wa muntu mubwire ngo nawe uracyariho mubwire ngo nawe uracyariho uyoboza akira ntabara akira muyobo turacyariho ngo ndebe akira haleluya kubaho rata kubaho yego kubaho Imana ikabiduha amina hari umunsi mushumba nararwaye banduza mpamagara madamu n'abana ndavuga ngo nta gupfa utavuze umuntu w'umugabo ndavuga nti madamu gira hano hafi mfite amafaranga ya nawe mfite amatungo ari aha nawe none nimba ndabona birangiye abana ujye ubambwira ku buzima bwacu bushingiye mu rusengero ujye ubabwira bazajya bibuka Imana ko njye ndabona ibyanjye birangiye naho uko ndi kuvuga gutyo mbitewe n'umubabaro mbitewe n'uko uburwayi bumeze naho ijambo Imana yavuze iracyafite inkoni iracyafite inkoni rata yego ahangaha hari umuntu dufatikanyije ishimwe yego wowe uri kunyumva iryo shimwe nawe urarifite wowe uri kundeba nawe ufite iryo shimwe uvuga ngo hejuru y'ibyampize hejuru y'ibyandwanyije hejuru y'ibyari bigiye kunyica hejuru y'ibyampagurukiye nabonye Imana ngaho haguruka reka twinginge mushumba wacu icyo cyifuzo icyo ngicyo ugize nonaha reka adusengere ayibwira ngo turacyakwemera Mana turacyakwemera ni nayo mpamvu hano hari amatente ni nayo mpamvu abazungu baje niyo mpamvu abantu bose baje bakareka imirimo yabo bakaba bari hano turacyakwemera Mana komeza uturwanirire urwanire ibiturwanya uduhe imbaraga zinesha ibyaha ukomere Imana amashyi cyane Imana yacu iriho Imana y'amateka mu buzima bwacu tuzi aho yadukuye tuzi ibyo yadukuyemo kandi ibyo tukiri uyu munsi Imana yiteguye kubidukuramo Imana rero irakiza Imana yumve tugihagaze twishime tuyisenge noneho twumvire undi uvuga nk'ibya papa bolingo nawe yateguye kandi bari hamwe ariko yazambwira ngo ibyo uyu mugabo ariho akora n'ibyo avuga nanjye nibyo nenda kuvuga amwunganire dusenge Imana nyagasani Imana ishobora byose turagushima ntabwo bari kukubwiriza ariyo kubera ko ukiriho mu mahirwe Imana yaguhaye uyu munsi wa none Imana ivuganye nawe muri kino giterane yaguhaye kubaho ngo ugire umumaro mu gihugu ugire mu itorero ugire mu muryango hashimwe Imana rata mubwire ngo uracyariho vuga ngo ndacyariho n'ibyo mwahuye uracyariho n'intambara mwahuye uracyariho n'ibyakurwanyije uracyariho nimunyumve n'Imana iba mu Rwanda
Praise the Lord. Maybe imana ishimwe people of Rwanda, abantu bo mu rwanda it's a great privilege and honor for me to stand before you. ni umugisha ukomeye kuba mpagaze hano I represent my country of Singapore, ahagarariye igihugu cye singapore the churches in Singapore, amatorero yo muri singapore to send you the love of Jesus Christ. tubohereza urukundo rwa kristo yesu I'm so blessed by what I have seen and heard just now. ntawe umugisha cyane kubw'ibintu maze kubona no kumva ubu ngubu God is at work in your country. imana iri gukora cyane muri iki gihugu cyanyu Lives are being transformed. ubuzima buri guhindurwa People are being blessed. abantu bari guhabwa umugisha Great things will happen in this nation. ibintu bitangaje cyane biri kuba muri iki gihugu In the name of Jesus Christ. mu izina rya kristo yesu So I'm very blessed. You have blessed me. mwampaye umugisha You have encouraged me. mwampaye imbaraga And I've learned so much from you. kandi nize cyane kuri mwebwe Thank you for the privilege of being in your country. mwakoze cyane kunyakira n'uyu mugisha nawe kuba mu gihugu cyanyu Today I want to share with you from the Word of God. uyu munsi ndashaka kubasangiza mu ijambo ry'imana I'm going to ask Sister Joseanne to read from the Gospel. aransabye ko nsoma mu butumwa bwiza ubutumwa bwiza And if you have your Bibles with you, read together. Let's read aloud this passage. muri luka ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luke luka chapter 10, igice cya 10 verse 30 to 35. It's a familiar story. igice cya 10 duhereye ku murongo wa 30 kugeza ku murongo wa 35. luka igice cya 10 duhereye ku murongo wa 30 kugeza ku murongo wa 35. haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. murongo wa 30 yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i yerusalemu amanuka i yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigaje hato agapfa. nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arikikira arigendera. n'umulewi ahageze nawe abigenza atyo amubonye arikikira arigendera. ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amupfuka inguma amwomoza amavuta ya elayo na vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. bukeye bwaho yenda idenari ebyiri aziha nyir'icumbi ati umurwaze kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo gusigiye nzabikwishyura ngarutse. mwakire neza ijambo ry'imana. I want to begin by asking you a question. ndashaka gutangira mbabaza ikibazo. You know, I'm new. This is my first time in Rwanda. muzi ko ndi mushya iki ni gihe cyanjye cya mbere cyo kuba mu rwanda. What is the most famous road you have in Rwanda? ni uwuhe muhanda cyane uzwi muri iki gihugu cyo mu rwanda? ubwo murasubiza. Just tell me. I want to know what is the most Arashaka- famous road in Rwanda. arashaka kumenya ni uwuhe muhanda cyane uzwi mu rwanda. Namogogo. Am I correct? Pronounced correctly? Ninde Namugongo. wasubiza? So, Bishop says Namogogo. Do you agree? nyabugogo twese turahazi. Yes. Some of us Some- also Kinigi. Some another road? No, Kinigi is well. This place. Yeah. This place is the most famous in Rwanda. Kinigi, so Okay, they're saying- yes. Of course.
passage of scripture sister read for us, muri bibiliya aho tumaze gusoma Jesus is talking about a famous road. yesu yavuze ku muhanda uzwi. Now, your road here is famous for good things. umuhanda wanyu hano urazwi kubw'ibintu byiza. So what is the road here famous for? You say this road Kinigi, right? It's famous. What is it famous for? mwavuze ngo uyu muhanda wo muri kinigi urazwi uzwi kuki? ninde wasubiza? Tourism. Okay. So if I come here, what do I see? What do I see? abona iki? iyo aje hano ni iki abona? murabuze ubukerarugendo abona iki? abona ingagi. You see gorillas? Gorillas? Where are the gorillas? ingagi ziri hehe? Gorilla? ntabwo zibona. mumubwire ikindi kintu abasha kureba. Bishop Gorilla? No. Where are the gorillas? This is no gorilla. mubwire ikindi kintu abasha kureba. What else is Kinigi famous for? What else is this famous for? You see mountains. Mountains? Oh Yeah. yes, I see the beautiful mountains. Volcanoes. Yeah. Jesus talked about this road, yesu yavuze kuri iyi mihanda but it's not famous for good things. ariko ntabwo yari izwi ku bintu byiza. No gorillas, nta ngagi, no mountains, nta birunga, no good food. nta biryo byiza. It's famous for robbers. wari uzwi ko ari umuhanda w'abambuzi. Is there a road like this in Rwanda, famous for robbers? hari umuhanda dufite hano mu rwanda uzwi ko ari umuhanda w'abambuzi w'abajura? Yes or no? yego cyangwa No. oya? Praise the Lord. ntawe, niko dusubije. But Jesus talked about this road that is famous for its robbers. ariko yesu yavuze kuri uyu muhanda uzwi nk'umuhanda w'abambuzi. It's a road from Jerusalem to Jericho. ni umuhanda uva i yerusalemu ujya i yeriko. And Jesus is saying, this road, everybody walks on. none yesu ari kuvuga ngo uyu muhanda buri muntu wese awucamo. Not just for the people in Israel. ntabwo ari uw'abantu gusa bo muri isirayeli. Not just for the people in Singapore. ntabwo ari uw'abantu gusa bo muri Not singapore. just the people from America. ntabwo ari uw'abantu gusa bo muri amerika. But everyone. ahubwo buri muntu wese. I have to walk on this road. njyewe ngomba guca muri uyu muhanda. You have to walk on this road. nawe ugomba guca muri uyu muhanda. It's called the road of life. witwa umuhanda w'ubuzima. All of us are on a road. twese turi muri uyu muhanda, turi mu muhanda. It's a journey of life. ni urugendo rw'ubuzima. From the moment you are born kuva igihe wavukiye to the day you die, kugeza igihe uzapfira, we are all on this road. twese turi kuri uyu muhanda. It's called the road of life. witwa umuhanda w'ubuzima. So turn to your neighbor and say, you are on the road of life. bwira mugenzi wawe ngo uri mu rugendo rw'ubuzima. And Jesus says, on this road, yesu aravuga ngo kuri uyu muhanda there are many robbers. hari abajura benshi. And he talked about this man who was walking on this road, noneho havuga kuri uyu mugabo wari uri guca muri uyu muhanda. and the robbers come upon him. abajura baramusanga, They beat him up. baramukubita, They took everything he has. batwara ibyo yari afite byose, They stripped him baramukubita, and left him half dead. bamusiga ari hafi gupfa. This is what happens on the road of life. ibi nibyo biba ku muhanda w'ubuzima. I think you understand what I'm talking about. ndatekereza ko muri kumva icyo ndimo ndavuga. All of us twese have been confronted by the robbers of life. twese twababajwe n'uyu muhanda w'ubuzima. And they are terrible robbers. kandi hariho abajura bateye ubwoba. They are cruel. ni babi, They beat us up. baradukubita, They strip us. baradukubita, And they leave us half dead.
bakadusiga turi hafi gupfa. Who are these robbers? Abo bajura ni bande? I want to tell you about these robbers. Ndashaka kubabwira kuri abo bajura Because you have faced them. kuko mwahuye nabo You will face them. kandi muzahura nabo. I want to talk to you about how to overcome the robbers of life. Ndashaka kubabwira uburyo mushobora kunesha aba bajura b'ubuzima. So how many of you want to know who these robbers are? Ni bande bashaka kumenya aba bajura barimo? Show me your hand if you want to know Muzamure what these robbers ibiganza are. niba mushaka kubimenya. Are you sure you want to know about these robbers? Murahamya ko mushaka kubamenya aba bajura. So, the first robber, Umujura wa the mbere. first kind of robber the Bible tells us Umujura wa mbere Bibiliya itubwira is called Satan and evil ni spirits. Satani n'imyuka mibi. Have you heard of Satan and demons? Nigeze mwumva Satani n'abadayimoni? Jesus says the thief comes to kill, to steal, and to destroy. Yesu aravuga ngo umujura yazanywe no kwiba, kwica no kurimbura. He's talking about Satan and the evil spirits that come to steal, Aba- to kill, and to destroy us. abavuga Satani n'imyuka mibi baje kutwiba, kutwica no kuturimbura. The devil wants to destroy all of us in hell. Satani arashaka kuturimbura twese ngo tuzajye kuzimu. If he can't do that, he wants to kill us here on earth. Niba atabasha kubikora ibyo, arashaka kutwica tukiri ku isi. If he failed in that, he wants to steal from us all of God's Ibyo blessings. niba binaniwe, arashaka kutwiba imigisha yose. Satan and his evil spirits are real. Satani n'abadayimoni bariho barakora. I think in this country you know that. Ngira ngo muri iki gihugu ibyo turabizi. Some years ago, I had the privilege of preaching in Ghana. Imyaka ishize nagiriwe ubuntu bwo kwigisha muri Ghana. And my friend told me in Ghana, Inshuti yanjye irambwira muri Ghana there are powerful witch doctors. hariyo abarozi bakomeye. People will go to these witch doctors, give them money. Abantu bagenda kuri abo barozi bakomeye bakabaha amafaranga. And this witch doctor would put a charm on the stone. Put a charm, a spell on the stone. Abarozi bashira uburozi ku buye. And he will tell this person who pay him the money Akabwira uyu muntu kumwishyura that as on a certain time on a certain day, mu gihe runaka no ku munsi runaka he can throw this stone up into the air, yabasha agatera ibuye mu kirere, and this stone will fly iri buye rikagenda all the way aho hose and will strike his enemy rikagenda rigatera umwanzi we and will kill him. rikamwica. That is what Satan and demons can do. Ibyo ni byo Satani n'abadayimoni bashobora gukora. So I think back on my own country. So In my own country, mu gihugu cye we may not have this kind of witch doctors bashobora kuba badafite aba bantu bakomeye b'abarozi that kill people, bica abantu, but we have other kinds. ariko ubundi buryo. One day I was asked to go and pray for a witch doctor. Umunsi umwe narasabwe kugenda gusengera umurozi. And this man Uyu mugabo used to be a gangster. yari azwi nk'umuntu He would fight with people. yabashaga kurwana n'abantu, And one time he killed some people. noneho umunsi umwe akabica. So he ran away from Singapore. Noneho ariruka ava muri He Singapore went to another country ajya mu kindi gihugu, and he hid himself in a monastery, a Buddhist, a Thai monastery in Thailand. In a monastery in another country called Thailand. so yagiye ahantu muri Thailand ajya kwihisha. And they taught him how to practice witchcraft.
noneho bamwigisha ukuntu ashobora gukora uburozi. Every day he will wake up at 4 a.m. in the morning. Buri munsi yabyukaga saa 10 za mu gitondo, He will go into the forest akagenda mu shyamba, and he will sit down akicara, and he will meditate on the incense stick. so agasengera ku mubavu. And after 2 months, Nyuma y'amezi 2, he can tell you everything about yourself by your footsteps. Listen, he can tell you everything. mu kumva ukuntu ugenda yabashaga kuba yakubwira buri kintu cyose cyawe. The evil spirits take hold of his life. Imyuka mibi yaragiye iganza mu buzima bwe. He came back to Singapore Agaruka muri Singapore, and he started a shrine, a place where people come to get help from them. A shrine, kind of a temple. yashinze ahantu abantu bashobora gusengera. He said many people come to him, Abantu benshi bakaza kuri we, especially young people, cyane abantu bato, because this young man may be interested in that beautiful girl. kuko abantu bato bazaga cyane kuko bakunze abakobwa beza. But this beautiful girl does not respond to him. Ariko uyu mukobwa mwiza akaba atamusubiza. So he got a picture of the girl and bring it to this man. So yazanaga ifoto y'umukobwa yakunze akayizana kuri uyu mugabo. And this man would put charm, put spell, and make the girl to respond to the man. Noneho uyu mugabo yashiraga uburozi kuri ya foto y'umukobwa, noneho agatuma umukobwa akunda umuhungu. So he showed me many pictures, many boxes of photographs of young men, young women whom he has put charms over. Noneho yanyeretse amafoto menshi y'abakobwa bato n'abagore yagiye ashira uburozi kuri bo. He made a lot of money Yagize amafaranga menshi cyane because all the people come to him, all the young people come to him. kubera ko abantu benshi batoya bazaga kuri we cyane. He also claims to do healing. Noneho yavugaga ko abasha no gukiza. People who are sick will come to him for healing. Abantu barwaye barazaga ngo abakize. So I said to him, Noneho ndamubwira, if you have all these customers, niba ufite abo bakiriya bose, why do you want to see me? kuki ushaka kundeba? He said, Pastor, Ni pasiteri, I have power. I have power. afite imbaraga, But the power that I use comes back and harm me, hurt me. ariko imbaraga nkoresha ziragaruka zikangirira nabi. So he said, although I make a lot of money, Nubwo mbona amafaranga menshi cyane, but I'm always poor. ariko mpora ndi umukene. Because when I receive the money, Kubera ko iyo nakiriye I amafaranga, just spend it without any control. mbasha kuyasesagura ari nta butware nyafiteho. So I'm very sick and tired of this life. I'm not just no money, I'm also very sickly. These No. demons also attack me even as I try to use their power to make money. Noneho ndambiwe ubu buzima kubera ko n'abadayimoni baraza bakangirira nabi. He said, I'm sick. Ndarambiwe, Pastor, help me. fasha pastor. So I said, how are you sick? Aramubaza urwaye gute, He said that this is what made me sick. cyangwa se urambiwe gute. Naje aramubwira He said, ngo one time there was a man came to see me, noneho hari umugabo wigeze kuza kumureba, and all over his body were boils. umubiri we wose wari wuzuye ibibyimba. So he wanted me to heal him. Noneho yashakaga we ko amukiza. So I prayed to my spirit, Noneho senga iyo myuka. and then I fell into a trance. Noneho ngwa noneho nsa nk'utuje. Mitinya mara chungu we,
kiravuga iti ndi kumwe namwe bwoko bwanjye nubwo hari ibikomeye nanjye nzabarengera nimbange barorere Israeli nacunguye bwoko namenye izina kandi nkabatoranya nimumure ndabatabaye ingiro muri wowe tuvuguruza imbaraga zawe tugira abahamya b'agakiza kawe duhindurira ubugingo uduhindurira amateka kandi umugisha wawe ugaragare mu buzima mu magambo tuvuga mu bikorwa byacu mu mibanire yacu na bagenzi bacu uzabigaragaremo bazakubone muri twe ubwiza bwawe uzaba impumuro nziza mu buzima bwacu kandi umugisha wawe ntukatuveho tubisabye twizeye mu izina rya Kristo umukiza wacu amen amen muhimana amashyi wese twese haleluya mubwire bagenzi banyu n'uwo mwicaranye uyu munsi ni uwacu wo gukizwa uyu munsi ni ibishya amen abapastori aba bantu mubegere mubamenye mubafashe noneho tubarere haleluya tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo isi nta kene wabo igira ikubita umukire igakubita umukene igakubita uwize igakubita utarize wakomeza kuzamura imigambi yarahagaze uworoheje munyacubahiro bambaye kimwe agapfukamunwa sinakene wabibira narabibonye kwisinduka muri COVID-19 mihigo n'imigambi yarahagaze uworoheje munyacubahiro bambaye kimwe agapfukamunwa sinakene wabibira sinakene wabibira sinakene wabibira sinakene wabibira sinakene wabibira yongera amashyi yongera amashyi yongera amashyi niwe Kristo ufite umuhoza uzatwomora inguma n'ubwizo ngabo zaba
uzasohora kandi ni nawe watsindiye isoko ryo kuturengera ihuza kuhoza marira ihuza kuhoza marira ihuza kuhoza marira watsinze satani ihuza kuhoza marira mwami w'abami ihuza kuhoza marira bakubona ibyago ibiganza byanyu tukabiramburira kuri aba bene data. Nyagasani Imana ishobora byose, data wa twese wo mu ijuru, imicyubahiro ni icyawe, ikuzo ni iryawe Mana yera. Twakomeje kugutakambira, twakomeje kukwiyereka, twakomeje kukubwira ukuri kw'imitima yacu. Uri Imana y'igitangaza, uri Imana ikiza, Imana ya Yeriko, Imana yagaragaye Yeriko, Imana yagaragaye Yerusalemu, Imana yagaragaye hirya no hino ku isi. Uri Imana y'u Rwanda, uri Imana mukinigi. Aba bana bawe baje imbere yawe bazi ikibazanye Imana, barambikaho imbabazi zawe, barambikaho ikiganza cyawe, bavuguruza ubwiza bwawe, baha impano y'umwuka wawe wera, bahe kwatura, bahe kunesha. Nyagasani Uwiteka Mwami, bahindurira amateka, bahindurira ubugingo mu izina rya Yesu. Kandi Imana ishobora byose, data wa twese wera, aba bana bawe bagupfukamye imbere, aba baje n'abagaragu bawe bagupfukamye imbere, bagira abana bawe kuko niyo masezerano. Abazemera Yesu umukiza wabo uzabagira abana bawe, babuzima bushya, bahimbaraga nshya, babyize icyizere gishya, bahe Imana kunesha kubahera hawe. Ubwiza bwawe, imbabazi, ubuntu, kunesha bibane nabo mu izina rya Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Amen.